ikizini zayasubije yo ntiyasubize kandi ko bari babizi. Ubwo birakwiriye ko duhangara n'akamero n'abantu b'abagabo bangana batya tugashaka guha igisobanuro kuba abantu bavuga ko bakiriwe nabi. Kubera iki buri gihe iyo umuntu aza gusobanura ikibi yahuye nacyo dushaka kumwumvisha yuko ngo hari ibindi bintu agiye ngo kwangiza no kwica no kurenganya? Ndashaka kwibaza nk'ikibazo, mwese muri abantu b'abagabo hano, muri n'abandi muri n'abadamu, ubu birakwiriye kandi biratunganye ko twicara rwose. Ntago sinifuza ko iyo hoteli ikinga, nta n'ubushobozi mbifitiye. Dr. Marara sinamuzi, sinzi ko tuzanamenyana, gusa nta ni umunyarwanda mugenzi wanjye twanamenyana. Ari abakoramo batanze service mbisimbazi sinenda no kubamenya, ariko n'abantu bagenzi banjye tuzamenyana. Ari naba bahawe service mbisimbazi tunahuye mu muhanda sinamenya ko ari, gusa wenda tuzamenyana cyangwa ndi tunamenyane, nta kindi gikurikira. Ariko reka twibaza ikintu, birakwiriye ko umuntu ahabwa service mbi yaza gutaka avuga service mbi yahawe, tugahaguruka n'akamero kacu uko tungana dutya tukaza kubishakira igisobanuro? Kweri ubu Papiyasi cyangwa se n'abandi wenda ndeke utagira ngo nakwibasiye inshuti yanjye, urabizi ko nta kibazo tujya tugirana. Ndagira ngo nibaze, birakwiriye ko twicara rwose tugashaka igisobanuro cy'umuntu uvuga ko yahawe service mbi. Iyo hoteli yagakwiye kuba yarahagurutse gatanga icyo kibazo mbere yuko iyiza kubiri mukuri, ibizi kwiri mukuri. Yagakwiye kuba yarahagurutse igatanga icyo kibazo ikagitangaza mbere yuko abahawe service mbi babivuga. Impamvu baje nyuma ni impamvu wenda ntafiteho ubushobozi bwo gusobanura. Ikindi cya kabiri ni icya gatatu, tw'icyambere navuze ko batanze amata ngo atagize. Ikindi ubwo ni icya gatatu, ibyo kurya ngo biri hariya ku masahane ngo nibyo abakozi, ngo okay, ubwo abakozi nabo sinzi nimba aribo barya biriya, nabyo ni ikindi cyo kwibaza. Ariko ntago bikwiriye ko umuntu ahaguruka akaza ahangaha kuri social media akavuga ikibazo. Ese ubundi biterwa n'iki kuba iyo umuntu atangiye kuvuga service mbi yahuye nayo, hari abantu some elements bahaguruka bagahagarara? Sinarimwe si kabiri no ku bindi bibazo byagiye biba, hari ama element akunda guhaguruka agahagarara akabuza abantu kuvuga ngo ibitagenda, kuvuga icyo ya service mbi itagenda yahawe. Service mbi umuntu arimo aravuga service mbi nkaho twakamwumvise. Ubundi buri gihe nta na rimwe victime ukwiye kumuha inama z'uko akwiye kwitwara avuga agahinda yahuye nako. Ni igitangaza, ntangiye kujya mbibona ubu ngubu, kera ntago byahozeho, ntangiye kubibona ubu ngubu aho umuntu atangira gutaka avuga ngo byagenze gutya, abantu bagahaguruka n'akamero kabo bagatinyuka, abantu bagatinyuka. Nabibonye kare no muri comments, nibonye no muri comments kare wa mukobwa witwa Justin yarimo avuga kuri service mbi yahawe. Abana barahaguruka niyo nka barya aho ngaho baratangira. Ariko birakwiriye ko dufata umuntu uzavuga ikibazo yahuye nacyo tukambwira ngo ntabwo ukwiye kwivuga gutya, ukwiye kwivuga gutya. Ejo twebwe nituramuka duhuye n'icyo kibazo tuzasaba ubuvugizi dute? Nta kibazo mfitanye na n'iriya hoteli. N'ejo bundi narahanyuze, ntago ndajyamo na rimwe, ariko n'ejo bundi narahanyuze, nta kibazo ngirana nayo. Nta n'ikintu ntekereza ko nta na kimwe. Ariko ntibikwiye kuvuga ko umuntu ahaguruka avuga ngo nahawe service mbi muri hoteli runaka, ngo mbona abantu muri comment bajya kwandika ngo ntago bakwiye kubivuga, ngo ugiye gutuma ngo abantu hanyuma twemera abantu hanyuma takire kugira ngo dukurure abantu kuba mu hoteli. Twimakaze service mbi rwose, ntagira ubivugaho ngo kugira ngo atagira abantu birukanwa. Ahubwo niba jewe nabahaye urugero, mu minsi ishize nari ahantu n'umwe mu bantu bari muri Nyampinga mu myaka yagiye ishira, twari ahantu kuri hoteli hano muri Kigali. Zuko twaganiriye ku bya hoteli, aho twari turi tuvuga ko ari heza gutyo. Hanyuma arambwira atari ko gisana intware ndi Karame, ati hari hoteli mperutseho. Ndavuga nti iyihese? Arayimbwira ati iba muri West Province. Ndavuga no okay, iba mu Burengerazuba. Okay, arayimbwira ntese byagenze bite? Ati no hano nabonye abantu, niho hambere nabonye abantu b'abakozi bakwiye guhindurwa akajyana y'abandi bantu, ku buryo
n'undi muntu uje kuhagera aza akabona serivisi nziza. Arambwira ati nabonye hoteli ifite abantu batari qualified. Ndavuga ntoke tujero gato ya serivisi turaho dukora ibyo twakoraga n'abandi bantu bigiye nko kurangira. Sinzi umuntu wakoze akantu keza gukora muri bano. Hari abakobwa bakora muri hoteli bano, harimo n'abasore bona bambaye ama uniforme bazana ibyo bagomba guha abantu. Sinibuka n'ukuntu babita, sinabyibuka, sinabizi. Ariko abawaiters yes, abo ngabo bano bana batoya b'urubyiruko babasavinga mu mahoteli kandi bakora n'umurimo ukomeye cyane, umurimo mwiza dukunda kandi tunubaha. Araza sinzi ikintu yakoze cyiza, ahita ngo ntureba uyu wamujyana Karongi. Ntabwo turi kuvuga ibi ngibi hatagira udufata ngo atwambike. Ntituvuga ibi nk'abantu barimo batekereza ikintu kibi. Ntabwo dufashe amasaha dufite umutima mubi kuri iyi hoteli. Dufashe uyu mwanya tugira ngo serivisi zihinduke, batange serivisi nziza, aho kugira ngo ejo hazabe haza abanya-Nigeria cyangwa se abanya-Amerika bazaze bahabwe serivisi mbi ku bakozi tubizi neza yuko batari qualified. Bazaze bahabwe serivisi mbi ngo dutinye kubivuga ngo kugira ngo batirukanwa. Ntabwo dushaka ngo birukanwe ariko nibazamura urwego. Ntabwo ndi kuvuga kugira ngo ahubwo turavuga ngo ni ku neza y'iyi hoteli, ni umutima mwiza dufitiye iyi hoteli, ni umutima mwiza dufitiye serivisi ku rwego rw'igihugu. Iki gihugu mureba kibeshejweho na serivisi abanyarwanda batanga. Turifuza ngo hoteli sinabizi mbona ari inzu yera iba hariya ku kiyaga. Abantu bakora muri iriya nzu, muri iriya hoteli, badufashe batange serivisi nziza kugira ngo ejo byibura tuzabona abantu batangiye kuza bishimiye serivisi zihari. Bakira abanyamerika, bakira abavuye i Bujumbura, bakira abavuye sinabizi, ariko byibura tubone serivisi zabaye nziza. Ntabwo tubivuga ngo uko twanze hoteli, ariko reka mbabaza, uyu munsi ubonye umuntu urimo gutanga serivisi mbi ubizi neza ko bishobora kuzagira impact mu gihe kirekire, ukanga kubivuga bikagira ingaruka, ngo bitagira ingaruka akagira abantu birukanwa, ubwo turisike serivisi nziza ku rwego ruri nationali, ku rwego ruzakira abanyamahanga bazaza, ngo kugira ngo tutabivuga ngo uyu munsi bakirukanwa. Ubu ngumva nabumvise space nayumvise ndimo nkora nk'uturimo nkumva nkakurikirana ibitekerezo abantu barimo gutanga nkabyumva, nagize nkavuga ntariko ubu tujye tubona ikitagenda tugiceceke ngo kugira ngo tudakoma rutende. Twicare turebere rwose ikintu kitagenda neza tukihorere. Uya mumbwire space nyifunge, mwafungura n'iyindi maze noneho mukabisigiriza mukabigira byiza. Nyifunge rwose niba ari byo mushaka ko tuzaduceceka, service mbi tukayihorera kugira ngo hatagira umuntu. Ntidushaka ngo yirukanwe nazamura urwego. Birakwiriye ko umuntu akubwira ngo mpanagurira amazi aha ngaha ariko kazushinzwe bwa ngo ndumva ntabyo nshaka. Ibyo nabyo ngo tubyumve tubyihorere. Bahati mbabarira gatoya mu maza amasaha nk'atandatu muvuga, nari natujeho gatoya rutuntu narindimo, ariko ndabohotse. Ndagira ngo mumbwire birakwiriye kandi biratunganye ko tubone ikitagenda neza tukagiceceka. Iyi business ari yawe, wakwishimira kugira umukozi utanga service mbi, warangiza ugasanga umuntu yaramucecetse ntiyamuvuze ngo kugira ngo bikarendo bikakwicira brand. Hari hoteli tuzizafunze hano hose zirahari, hari n'indi ba munsi y'ibita ahantu usa numanuka uvuye ahantu hari banke imwe yaguzwe n'abanyakenya yahoze ari y'abaturage. Ubwo nabyo mbivuze nka ya magi babiteke umureti cyangwa bitogose. Zaragiye zifunga zarashize kubera iki? Service irabambi, murabiceceka ngo ntimushaka kwivuga ngatagira wirukanwa, ngo ubivuze ngo arimo ari kuba. Reka mbabwire, ntago nirengagije ko Dr. Nyakubahwa Dr. Marara yakoze investment ikomeye hari jewe ntarakora, ariko nanone ntibivuze ko niba yarakoze iyo investment umuntu agiye akakirwa nabi ngo tubicece kuko ngo yakoze investment y'amamiliyaridi ntago bibaho. Yakoze investment nziza ikenewe, ikunzwe, turayikunda cyane. Yewe ushaka no gusanga nutekereza yuko yavugira hoteli atandusha gukunda iriya hoteli, ataranayigeramo, ahari wenda agenda arayigezemo, ahari wenda atanandusha gukunda uriya mugabo, ahari wenda atanaziranye n'uriya mugabo nkuko tuziranye. Ariko ndatekereza tuvuge ngo birakwiriye ko
mubona ikintu kibi mukakivuga ku neza. Aba bana ngo bagerageje gukontaktinga iyi hoteli kugira ngo babanze babikore anonymously, ariko nta kintu babonye. Abana babivugiye aha, nubwo hari ikosa baba bahakoreye ntago ri justifying, nubwo hari ikosa baba bakoze ri justifying ko bagomba guhabwa service ngo nibarangiza baceceke ngo batavuga ngo bagakoma rutendere ngo hakagira abantu birukana. So ubwo nagira ngo mvuge hicyo, kandi ubwo nizere ko byumvikanye neza. Whether you like it or not, that's my opinion. Nawe ugomba kugira yawe. Reka twumve Bahati Mbabarira nyihanganira abari gitanga umwanya kuko nabashaka ko wari umuntu uza kuvugira mu bandi bantu. Abantu bafite umwanya benshi bavuze, batanze ibitekerezo, tugiye kumva n'abandi batavuze kuko nta kindi gishyashya tugiye kumva gituruka mu bantu bafashe umwanya uhagije. Tugiye gufata abantu batari bavuze. Hari Gatete taravuga, shaka kumwumva. Reka twumve Gatete. Shaka kumwumva ya. Go ahead, Mr. Gatete. Murakoze. Okay, go ahead. Allo? Turakumva Gatete. First of all, ngewe ikinshimishije nuko kuba twicaye hano turi abantu barenze igihumbi turimo kuvuga ku kibazo nk'iki ngiki, ni ukuvuga ko twese cyatugezemo, twashishikajwe buriya ikintu ngomba kubabwira muri DPRS ya kabiri bavugaga ngo bakanguriraga abantu bafite service batanga kuzatanga service nziza. Muri NST baravuga oya, ahubwo turambiwe gukangurira abantu batanga service gutanga service nziza, ahubwo dukanguriye abazisaba kwanga service mbi. So ubu ngubu turi muri phase yuko nuhabwa service mbi ugomba kuyanga, kandi umuryango utazimuye urazima. Rwose ni umuco mwiza wo kuba niba wahuye na service mbi ugomba kubivuga, ni byiza, ni umuco mwiza. Rwose ibyo bavuze kare iyo point sivugaho niyo Rwameke yavugagaho, rwose ni point nziza, tugomba, ni umuco mwiza, niduhura na service mbi tugomba kuyivuga kugira ngo abantu bazamure service. Burya kuzamura service ntago bijya birangira, nta hoteli nimwe mu Rwanda cyangwa ku isi idashobora kongera service zayo zikabanza kurushaho. Icyo cyumvikanye. Ariko ikindi nashaka kuvugaho nuko kuba wavuze service ko wahawe service mbi no kuba wabeshye biratandukanye. Kandi ukabeshya umunsi ukira abantu bakaza gutanga, umuntu yavuze ko yahawe service mbi ariko ntabwo amafoto yashyizeho arayukuri, kandi abandi bose bari bafite ukuri cyangwa batagufi, abari baraho bose nta numwe mbwiye atari kuburetse nibyo twahawe service mbi. Service mbi nge numvise kugeza kuri uyu munota ni service ya generator yarazimye, haburindi yisimbura. Usibye ibyo, udusimba iyo ugiye ku kiyaga ugasiga umuryango ukinguye cyangwa idirishya rikinguye, turiya dusimba turinjira. Ntabwo ari imibungu za gutera malaria, ni udusimba tuba hafi y'amazi. Iriya hoteli nubwo yashyiraho utuyunguruzo, umuryango iyo bawukinguye binjira, turiya dusimba tujyaho. So ikintu kibi bakoze mbona nuko bari bafite generator itarimo wenda amavuta cyangwa yari idakora. Niyo service numvise. Ibyifunguro ntago ari ukuri, kubera ko ifunguro ryahawe aba patrons bahageze ritandukanye n'iryo bashyize ku mafoto. Abashyize ku mafoto iyo funguro bari bagamije muri iyi minsi basigaye babyita ngo nugutwika, ariko kera babyitaga ngo abanyarwanda bakunda byacitse. So when you complain, but complain in good faith. Complaining ufite umugambi wo gutuma ibintu bigenda neza. Complaining ushaka byacitse. Kandi noneho washaka byacitse ukagira abantu nk'ijana, iyo umuntu akomplaining akavuga ati twajyana mu hoteli generator irapfa, biba ngombwa ko dushaka yacu, ntabwo twari kuba turimo tubivugaho hano. Ariko kugira ngo tubivugeho hano, yashizeho ibiryo by'abakozi bakunda kurya ibyo mu rugo, wenda nubwo mureba ku mafoto bidasa neza, ushobora gusanga ari imboga zisanzwe n'ibijumba wenda cyangwa n'amateke, ari byo bakozi bakunda kwirira, ariko bigira nkaho ari byo bahaye aba patrons. Ibyo rero ni ukubeshya. Ayo nayo ni amakosa. Ibyo ni ukubeshya rero. Turaza kugaruka ku kibazo, ntiduhindure goalpost, kubera ko
goal post ya mbere yari ibiryo byari bibi, baravuga ati ibiryo ntabwo ari ibyo, barangije bavuga ngo amandazi arahenda, baravuga ngo ntabwo yari ibyo, undi aravuga ngo ni insects zinjiye mu nzu, atari ko ntabwo ari ibyo, undi atari ko ni generator yapfuye. Muri ibyo byose icyo nasanze nabonye ikosa ryabaye nuko generator, ntabwo ngiye kwibanda ku byo aba patrons abari bahakoreye ibirori, ibyo banegotiatinze ibyo amafaranga ibiki ntabwo ngiye kubijyamo, ntabwo hano turi mu rubanza, turimo turatanga ibitekerezo. Icyo gihe mbona nuko icya mbere ni umuco mwiza kunenga mu Rwanda, ni umuco dukanguriwe twese, serivisi zabo za leta zabo ziri private, nanjye nuza muri kabine yanjye uwo ari we wese naguha serivisi mbi ugomba kunenga, ariko ukanenga in good faith. Nicyo cyanzanyano, ukanenga ugamije kubaka, ukanenga uvugisha ukuri. Niba umuntu ibyo uvuga byose waba uri wararenganye, ntabwo kurengana kwawe ugomba gukabya kugira ngo bikurure abantu benshi, bitume abantu babyumva. Ntabwo ni umuco mubi, kandi noneho umwe yakabya undi wari uhari namubwira ati ariko genda gake, ntabwo ariko byagenze, yego twawe generator yarapfuye tubura indi, icyo ni ikibazo bagomba kugikemura, ariko ntubeshye ntabwo ibyo twafunguye ifunguro ntabwo ari iryo. So ibyo nk'ibyo so icyo nifuza, igihugu ni cyacu twese, abagiye hariya gusaba serivisi ni abacu, uwafunguye hoteli nawe ni uwacu, hoteli nayo ni iyacu. Serivisi zo kuri hoteli zigomba kugenda neza kugira ngo zitubonere zibe nziza kuri twese, kandi natwe tugiye gusaba serivisi, natwe hoteli iriya turashaka ko itera imbere, igahabana akazi, gateza igihugu imbere, nabyo ni byiza. Kubera izo mpamvu rero tugomba kuba tuzajya twitwara nkaho turi abantu, ibintu byose ni ibyacu, turi umuryango umwe, turi abantu bamwe, tugomba kunenga twubaka uwo muco. Urumva ibintu byo kuba tuganira gutya ni byiza, nubwo isijita itari sijikomeye, biragahoraho ko abanyarwanda tuzajya tuba dushishikazwe n'utubazo tworoshye nk'utu, kubera ko no kuvuga ko igihugu cyacu kiri mu mahoro no mu mutuzo, ibindi bibazo byose bidateye ikibazo ni byiza. Ariko n'iki kibazo cyo kunenga ibi ni cyiza, ariko tugomba kubikora mu buryo bwubaka, tukibuka ko abagiye gusaba serivisi hariya bakeneye serivisi iboneye, bakicura amafaranga anganye na serivisi yabo, ariko tukanibuka ko n'umushoramari yari afite amafaranga mu gihugu cy'amahanga, yari kuzainvestinga aho, nawe yaje hano kuduteza imbere, nkuko natwe n'abagiye aho kuri hoteli nabo bagiye hariya kumuteza imbere. So icyo nashaka kuvuga ntizimbye mu magambo, kunenga n'umuco mwiza, ndawukangurira abantu bose bari kuri platform, ariko tugomba kunenga twubaka, kubera ko byose ni ibyacu, kandi tukirinda kubeshya no gukabya, kubera ko ntabwo ibyo ubutari kirimo kubaka, ubushaka byacitse, ubushaka gutwika quote and quote, ubushaka gukabya, gushyushya urugamba. Ibyo rero ntabwo, nyamara Marara niba yarimo yumva ibi bintu, umuntu iyo avuga ati ariko twagiye hariya generator igapfa tukabura indi, kuki uwo muco ni mubi mu bihindure? Niba Marara yabyumvise ibyo, ntekereza ko yahise akangurira kujya kugura indi generator. Ariko niba numuha feedback warangiza ugakabya ukabeshya, you are lost on your feedback is lost on him. Ntabwo bakikumva, ntabwo mba mukirimo kuganira, ntabwo avuga turiya muntu ntabwo ashaka kunenga kugira ngo ibintu byanjye bitera imbere, ahubwo uriya muntu aranyanga, ahubwo uriya muntu aromutumya, ahubwo uriya muntu yari ruswa, ahubwo uriya muntu, noneho agatangira ya feedback ukabwira umuntu utakiri kukumva, kubera ko yabonye ko utaje ugamije guteza imbere ibintu, ahubwo waje ukeneye gusenya. So ibyo ngibyo nibyo nashaka kuvuga, tumenye guhugurana, gutezana imbere, kugishana inama, ariko tugambiriye kubaka, tutagambiriye byacitse, tutagambiriye gusenyana, tutagambiriye gutwika ngo twikurure abantu benshi badukurikira. Nicyo ngicyo nashaka kuvuga. Murakoze. Okay, arakoze cyane Gatete, ati dukore buvugizi tutagambiriye gusenya, nta gusenya umushoramari, ariko kandi nta no gusenya victim, uvuga ko uyagize ku mpande zombi, kuba hagati na hagati. Ikindi kandi niba kuko aya mafoto abana b'abakobwa bazanye ari amahimbano, ari amafoto atari ay'ukuri, nabyo igitangaza kizaba. Ariko kandi nabo bakemure serivisi, abandi nabo bakore neza, bavemo abakozi beza muri mutera imbere. So now space igiye kurangira mu minota mikeya cyane.
ndagira ngo umuntu ngiye guha ajya agerageza iminota 2 ihita ihura agerageze araswe nk'umwambi kuko ubu Dr Marara ariryamiye nk'umukire aranabideservinga by the way nanjye naho ngaho umwana w'umusore so reka twumve hobe nyabu nafata iminota 2 duhe opinion ariko rame nta Karame hobe ameko amaye 1 minute nk'imanukira hobe retse twumve hobe ashaka kuba arimo kuvuga okay Claudie ngaho fata uwo munota umwe ya murakoze cyane abantu bakomeje kuvuga ngo amahoteli n'amaresitora arishyuza sinzi nawe mwaragiye Paris muri France naho niko bimeze ni ukuvuga imico iratandukanye rero sometimes you know when we make judgment so turese ahandi bimeze gute no iki ni ikintu nshaka ngiye to emphasize nuko hari kontra nk'umu lawyer niba hari kontra zasinywe zifite the services to be provided donc na consideration y'ibyo bagomba kwishyura izo contract ntabwo dufite all the facts here abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye twese dushobora kuvuga serivisi mbi tugira ahantu hatandukanye yaba mu Rwanda yaba hehe ariko the fact is iyo ufite kontra urayubahiriza noneho itakubahirizwa ukagana inkiko et puis ngiye nashaka to emphasize gutanga a bad review ni uburenganzira bw'umukiriya kandi bad review yatanzwe kandi ubu ugiye kubara nka business people bari hano the damage iriya hoteli imaze kubona irenze $5,000 by'amadolari niba ariyo bari kuburana ubu ngubu they have suffered a lot of damage in terms of reputation and who knows who's not going to be there because of what's been said on internet. So it's a lot of damage. It's beyond 5,000. Yes, maybe some business people will have said, okay, I'm going to give you $5,000 kugira ngo nyine mpagarike the bleeding, but niba so ariko asante sana Claudie hobe uranyumva yego ndakumva nawe gaswa nk'umwambi umunsi umuntu arasha buziko itariki hindutse okay murakoze kambashimire mwe mwateguye ikiganiro nshimire n'abandi bose bagiye batanga ibitekerezo ngewe ndavuga ku bintu bibiri cyane kuko izi serivisi nigeze nzikoramo kera nanjye hari ibintu byambagaho benshi bagiye babivuga hari ukuri kuba kurimo hari n'ibindi biba bitari ukuri ariko ibyo ngibyo nanone ntabwo bibuza kuba icyo kintu cyajya hanze kandi ukaba wakora evaluation nibiba kugira ngo ukosore ibitagenda neza nk'uko nanjye nabibonye ari amafoto yasohotse mu by'ukuri ntabwo nibaza ko ari amafoto y'ibyo kurya bahaye abashyitsi ariko ubwo wenda abaza kubikurikira bazabireba so which is ntabwo ari ukuri kandi iyo ukuri usohotse iyo ikintu gisohotse atari ukuri ishobora gutuma uwikosora ashobora kubifatamo ikindi kintu ko umuntu ashobora kuba yatumwe cyangwa byagenze ukundi ariko nanone ntugire ngaruke gutanga serivisi uwahawe serivisi n'uwatanze serivisi igihe serivisi abonye atari nziza mu by'ukuri yakabivuze kugira ngo icyo kintu gikosorwe kuko hari ibintu bibiri hari abantu hari management hari n'abashoramari umuntu ashora imari ariko management igakorwa n'abandi so bifasha rero wa mushoramari kugira ngo akore evaluation arebe management ye uburyo ikora n'uburyo ashobora kuba yakimprovinga services cyangwa yakora training ku bakozi kugira ngo ibikorwa bigende neza so kuri iki ngiki rero wenda ndaza kwemphasizinga kuri iki ni byiza ko tureba ku mpande zose ari uwa complaininze ariko noneho uwa complaininze byaba ari bibi ko twa complaining bitari byo
bibaye bitari byo cyaba ari ikindi kuko ngira ngo umuvandimwe yabivuze Gatete avuga ati rimwe na rimwe hari ikintu gikozwe nabi gishobora gutuma wa wundi wikosora atikosora neza. Nanjye mbona ikosa ryabaye cyangwa rihari ni ukuba hoteli nk'iriya wenda idafite generator zihagije cyangwa ushobora kubura amazi. Ibyo ngibyo byaba ari ikosa mu by'ukuri. Navuga yuko ari twajya tugita ngo ni pane beti. Hoteli nk'iri bigomba kuba yiteguye, ariko nanone ni n'amakosa aho. Avuga inti rero uko turi ahangaha tureke gucira iteka kuri bariya, tureke no gucira iteka ku bagize, ahubwo turebere hamwe uburyo serivisi zakosoka mu gihugu cyacu, kuko murabizi nicyo kintu dufite, nicyo kintu nimba bamamaje Visit Rwanda abantu bose baza bakurikiye serivisi nziza baje kureba ko ahantu hore hose ari amahoteli 5 star n'izindi zose, ariko kuza mu Rwanda nuko hari akarusho dukwiriye kugira. Nk'abansaba rero ari hoteli yanenzwe ikwiriye kwireba ikareba ibitagenda neza ikabikosora kandi ikanasaba n'imbabazi kubitagenda neza. Ari natwe bakiriya tuzigana mureke tube realistic, tuvuge ibyo tubona bikwiriye gukosoka, tureke ko exaggerate. Ari ibintu nawe utakwikorera ariko ushaka ko bagukorera, urabyumva? So bivuze ngo mu by'ukuri jewe ndabona hoteli ikwiriye kureba ku ruhande rwayo ibitaragenze neza bagasaba imbabazi bakanabikosora, ariko nanone natwe tuyigana turebe uburyo tuzajya tureba ibintu tunatange na feedback izo za rating n'ibindi byose, kugira ngo nawe umunyamahanga, kuko ababikoze n'abanyarwanda, ariko abanyamahanga bo bazabishyira ku mugaragaro. Ugiye mu review barabikora rwose, aravuga byose agashyira ku mugaragaro. So service mbi ziratangwa, mureke tubivuge. Nshimira ndangiza nsoza nshimira mwe mwese mwagiye mutanga ibitekerezo, tubivuge, ariko nanone tureke kwexagera, tureke dukosore. Ikindi ni gukangurira abatanga service mu Rwanda ko batanga amatraining ahagije. Amatraining arahari online, bashobora kohereza abantu Nairobi cyangwa n'ahandi babona hari service nziza, bakaba bakora training ku buryo batanga service nziza kugira ngo tuzabashe kugira igihugu kiri ku murongo mwiza wa Visit Rwanda. Murakoze rane, umpaye iminota mike ubwo nanjye mvuze nkushya munda. Oya shiti yanjye. Godfather, go ahead. Ndimo kumvikana hano cyangwa muri Mektel. Wakura Mektel turi kumva n'abantu muri background. Abantu bose ndi muri zoo. Ndeba cyangwa ngira ngo nanjye miyutinge nko kwa miyutinze, ntabwo first of all ndatangira kubwira ko bidakwiye waduhaye service mbi rutiyo marara yatanze. Ko tumiyutinge iminota 30 ukinigura iyo service mbi waduhaye irenze marara yatanze muri space, ariko nta kundi kangaruke gato. Ibi bintu aba bantu ntabwo ndabisubiramo muri ubu buryo. Ntabwo kigikiye bad customer, ntabwo dushigikiye service mbi. Tugomba kubivuga nk'abagenerwa bikorwa. Niba marara baratanze service mbi mureke tubivuge, icyo ni kimwe. Ariko twumvikana ikintu kimwe, Gateta bivuze neza, maybe wabivuze mu mvugo iri polite ukuntu ku buryo binumvikana da abantu dutandukanye. Turagaruka ibi bintu nababwiye ngo ibi bintu tuze kwibukiranya ko aba bantu bari hariya, harimo abantu bafite platform, harimo abana baba influencers, abantu muri Mackenzie. That's why aya makuru amafoto ajya hanze, abantu bashatse kumenya niki cyabereye kuri la hoteli. Bamwe mu influencer batunga y'amatoroshi yabo kumenya what is going on. Ariko reka mbabwire, mwabizanye hanze, mwavuze kuri bad customer mwahawe n'abantu bahawe service mbi. Ese kababazi umukiriya cyangwa umuntu wagiye kuri iyo hoteli cyangwa wagiye guhabwa service wagomba kwitwara nk'icyo ntazi, ntagire imyitwarire mizima imuranga n'indangagaciro za Kinyarwanda, ku buryo nawe yitwara neza, ku buryo aba umukiriya mwiza. Kuba uri umukiriya uritwara uko ushaka, kuko ugomba guhabwa service nziza. Ahangaha imwe muri kuvuga ikintu ni iyi. Ahangaha nababwiye ko hoteli zimeze nk'ibitaro. Iyo umurwayi w'umuntu adakiza ibyo bitaro arabivuma. Biratangaje kubona hari nk'umuntu wagiye muri Airbnb cyangwa wagiye wahawe service n'umuntu ku giti cye, akaza agahita bigereranya na service ya hoteli kampani ngana kuriya, akaza akayicurikiraho ikibuga. Nashaka kubaza abantu bari abakobwa ndabizi ko muri hano, ibintu mwabishyize hanze, amabi yose mwakoreye kuri hoteli,
indangagaciro mbi zabereye kuri la hoteli, kondomo mwagiye muta muri za koridoro, byose tugiye kubishyira hanze. Mwagize indangagaciro nke cyane, mwagize imyitwarire mibi irenze serivisi babahaye. Twumvikane, mwe murabizi. Ni ukuvuga ngo kuri la hoteli abo bantu bakimara kuhagera, abageni bo sinza kubagarukaho for respect, ariko abantu mwajyanye kuri la hoteli n'abatumirwa, umwanda mwasize kuri la hoteli murawuzi, amabi yakorewe muri la hoteli murayazi. Mwajyaga mu gikoni mutishwe n'isindwe, abantu bajyaga kwiroha mu gikoni mujya gukomanga, ntabwo mwabaga mwasinze. Byagenze bite? So ibintu mwe mwabizanye hanze, muhereza media kugira ngo mfate hoteli iyi turi ngiye gusoza rame wivugira nani huriye na ntuza rameki ntabwo ndi kwa personality baputatse personality ya business y'umuntu uvugiremo wambaye mwanya ariko ibivuga ku bintu by'amakonti n'ubuzi urabizi ko najya byose uretse gato. Okay, it's okay. Niba uretse gato bro, ntabwo ibyo hari be fair. So tugaruke gatoya, niba abantu bavuga ko bahawe service mbi, baritwaye nabi ku rwego rwo hejuru rurenze, muri kubyirengagiza. Yego no burenganzira ibyumba kubikodesha bakabikorera ibyo bashaka, mwabaye abakiriya beza, mwakoze ibingana bite kuri iyo hoteli. Erego umuntu atanga service ku mukiriya bitewe n'uburyo umukiriya mwitwayeho. Reka twemere ko ni uburenganzira bwo kubaha service, ariko ibyo mwakoreye kuri la hoteli mwahawe service mbi. So rero uko mwabizanye ku karubanda mukabishyira hanze, reka abapaparazi nabo bazana noneho ibyabereye kuri hoteli uko bingana. Ibi ngibi byo nababwiye ni ukuri according. Tugaruke kuri iyi hoteli, nge ntabwo iyi hoteli sinyizi, n'uyu mugabo simuzi nabo bamarara, ariko reka babaze ikintu kimwe rameki. Twaje hano dufata hoteli nk'iri yabashutingi yo Food Etoile. Iyi hoteli imaze igihe kingana gite ifunguye mu Rwanda? Imaze imyaka ingahe? Ubu ugiye muri Serena hoteli nta service wasangamo itakunyuze. Hoteli itarabara n'imyaka 10 hagizeho ikibazo cya systeme y'umuriro kugenda na generator. Hoteli nshyashya turajanga turayifashe tuyicura icyo ifunge ntibashobotse, ntabwo bishobotse. None kambaza ikintu kimwe, ni bande baza protectinga? Niba kankoresheje ijambo, twese turabizi hano igihugu kiri mu kwiyubaka, gifite umuvuduko hejuru wo kwiyubaka. None muri uko kwiyubaka ko tusanzwe tuzi ko iyo abantu bagize ikibazo mu rugo bicara bagashaka ukuntu bagikemura, niba cyo tuzi hano tukamagana aba Nigeria baza hangaha bakaza guhindanya igihugu bavuga ko hatangwa service mbi, tugakora space tukajya kubakurura muri Nigeria bakaza gusaba imbabazi kugira ngo natwangereza igihugu no kugisebya, tukagenda tukajya kuzanura munyakenya waje tukaza tukarwana nabo. Ndakubaza, so ibi ngibi mu by'ukuri nkatwe niba twese tugomba gushyira ku mugozi umwe, yego tukanenga, simvuze ngo nitunenge nibyo, ariko se kambazi umunyamahanga uraza kunyura hanga wumva ururimi cyangwa n'inshuti ye, turi kubaninga Visit Rwanda. So twumvikana ikintu kimwe rero, nanasoza sindi buvuge byinshi. Mwagaragaje side imwe, hagiye kugaragaza side y'imyitwarire, ntabwo ngaruka kuri ibyo byo kurya. Ntabwo mvuze ko service yatanzwe ari nziza, no, hatanzwe service mbi, ariko mwaje mufata hoteli murayihindanya. Service babahaye ntabwo ari mwaje kuvuga. Impamvu yateye ibintu ni iyihe? Ese byagenze gute kugira ngo ko muvuze ngo abakobwa nabo baje gutaka? Byagenze gute? Bapfuye gutaka cyangwa bakagishije social media kugira ngo miliyoni 5 bicuzwa batazishyura? Ko muri kuvuga ko abakobwa nabo baje mbere, kandi abo bantu bitewe n'imyitwarire bagize hariya, service bahawe bagakora ibintu bituma bacagingwa miliyoni 5 zindi z'umurengera, barangiza bakaza guterwa kuri social media bagashaka kugaragaza ko bahawe service mbi. Ntimutwishyuze cyangwa twashire muri media. Kuba mwaragiye hara mufite platforms mushobora gukoresha social media, mwabaye abakiriya babi kurusha ukuntu mwahawe service mbi. So twumvikana ikintu kimwe rero, tureklame service nziza, ariko tureke guhindanya ibikorwa by'ubaki igihugu. Yego abakiriya n'abami turi nibyo, ariko nitugaruka nanasoza, please Rameki ndavanga mpita nguhereza ibintu byose mfite. Uretse ndava nguhereza ibintu byose mfite. Ntabwo mushobora kuza kuri
kuri ngo hoteli ize hano babanza yisobanure biriya kuri bintu social ntabwo media nshaka kubireba ndabiguha uretse gato ndaguha ibintu mwaje no kuvuga ko hoteli yakoze yatanze serivisi ntabwo ndarya mbonera ntabwo nshaka kureba biriya bintu uretse gato hari ibintu muri kwirengagiza aba bantu imyitwarire bagize kuri hoteli yabakiriye yari imeze gute kugira ngo bahabwe serivisi mbi yari imeze gute reka nkubaze byagenze bite kugira ngo abantu babashyitsi kuri hoteli bari bafashe hoteli bisange bari kujya kwitekera mu gikoni byagenze gute hari ibintu bari guca hejuru ntibavuge so twumvikana ikintu kimwe mu rwego rwo kubaka dusaba serivisi nziza tunubake ibikorwa remezo tunabiprotectinge ntabwo tuza guhangana n'abantu bashaka kuza guhindanya serivisi b'abanyamahanga bazitanga ngo natwanga ku gitero tuze guhindanya serivisi si serivisi mbi turi kumwe tunenge reka mbabwire ikintu kimwe haje umuntu ashaka gukoresha ariko niba dushobora kuza hano tugacurika ntabwo kunenga ntabwo biza kunenga serivisi biraza guhinduka gusenya ibikorwa remezo no gusenya serivisi z'abantu tunenge ariko ntidusenge na meke aba bantu n'umuntu bari kuzana babarira ugende urebe Osokimu yabishyizeho none Osokimu bira bintashyizeho ko murebye ari amasahani ahuriye n'ari amasahani bazanye yo muri internet mugere murebe ari amasahani n'ukuri so ibyo bindi serivisi igomba gutangwa ari mbi n'aya masaha ntabwo ajya muri serene maze imyaka n'imyaka ngo ugende baguhereze serivisi 100% hari ibyo utakunda hari bitagenda neza ariko ibyo ngibyo bihite biza n'umuntu wakodesha inzu rangi road akamwishyuza akamuzonga abizana hano abihuze na serivisi ya hoteli marara simuzi ariko according ku bintu mfite nitubishyira hanze murahindura statement muri gukoresha wakoze ku mwanya waduhaye gusa ikintu nabahamiriza kimwe bashobora kuba barabonye serivisi mbi itakwiye ariko 90 babigizemo uruhare kuko babaye aba guest babikurusha mwari mufite ubusambanyi bukabije mwari mufite mwahanywereye inzoga ku rwego Godfather waretse ibyo bintu man waretse ibyo bintu ngo ni ngombwa ibintu byose bivugira ubu ntushobora guhostinga ukabivuga ubu ntushobora kwihangana ugahostinga ukabivuga koko none se narenze niba mudutegeka ibyo tuvuga n'ibitavugwa niba mwavuze serivisi byo n'amasano mukazana amasano atariyo mureke noneho tumenye n'umuceri tuvuze byabereye hari akantu kandi ibyo ngibyo ntacyo merci beaucoup Godfather urukudushira amagambo mu kanwa tuvuga hoteli yatanze serivisi yagombaga gutanga uretse nangize kano kantu sinongera kuvuga ayo magambo utashaka sibyo reka mbabwire ikintu kimwe serivisi tugaruke turebe ngo hoteli Marara imaze imyaka ingahe ifunguye Rameki turi kumwe hoteli nshyashya nkiriya kuba generator ishobora kugira ikibazo tubyumvikane gato tugende gatoya kuba serivisi kuba hoteli nshyashya nkiriya ishobora kugira ikibazo cya generator turi kumwe ishobora kugira ikibazo cy'abakozi ba mbere ibi ngibi bitume hoteli tuza ahangaha ibe hoteli icurikirwa ikibuga ibe bro itaramara n'imyaka 5 ira hoteli maze imyaka ingahe so twumvikana ikintu kimwe hoteli yakoze ibyo yagombaga gukora serivisi mbi yatanze yazihaye abantu badashobotse mugira umunsi mwiza okay so twumve uramanutse ariko WhatsApp yanjye okay ariko engineer Papi nigeze kumuca mu ijambo kandi ntago byari byiza Papi umwanya nawe bro ntekereza ko wenda ibyo navuze ko aza akomerezaho wenda uranyumvishe nabi kugira ngo ndi gushaka kwifatira ku gahanga abantu bavuze ko bahawe serivisi urabizi hano mu Rwanda ducuruza serivisi sibyo ntabwo twaza ngo dukine abantu batanga serivisi mbi ariko ngewe nkurikije n'amakuru ngewe nari mfite ku giti cyanjye n'ay'abandi bagiye badusangiza nkareba ibyagiye bivugwa n'uwatanze ubuhamya mu by'ukuri ikosa ry'umuriro muri gace bya Karongi wenda cyangwa n'umuntu wavuze ku bintu bijyanye na restaurant igomba kuri strong muri ziriya hoteli nyinshi ariko ntekereza yuko 95% abantu bagiye barabizi urya nyuma ya lunch ushobora kurya ukoresheje commande
kubera yuko ntabwo ari hoteli ziba zicara ari nk'izi hano muri Kigali uvuga ngo tuba dufite abantu bicara bagize ute barimo. Hoteli ziri turisitike ziba zitegereje abantu ba mukerarugendo bajyamo bagakoresha amakomande bakarya hakoreshejwe komande, kuko nanone ntabwo waba uri hoteli uzajya uteka ibiryo byo kumena ugwa mu gihombo. Ikindi, niba na sitade igikorwa remezo gishobora kuba gicangije na teri kazima ukabura hoteli imaze itari yamara imyaka 3 itari yamara imyaka 2 ifunguye, kuba jenerateri yazima cyaba ari ikibazo kitakosorwa. Ari nabyo navuze ngo buriya tujye tubanza turebe ikintu kijyanye na bizinesi. Hari uwaje aravuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo ntukajye muri ya hoteli, ntugaserivise muri ya hoteli, uburyo babarenga amahoteli bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga n'izi social media tuba turi gukoresha. Ugasanga abantu bumvishe ko iyo hoteli ufashe nk'ari amasahani y'ibyo batunganya ukayereka abantu bose bari kuyareba, umuntu yakumva yuko ariyo serivisi z'ibyo kurya biba bihari, akavuga ati hariya amagiye naba ngiye guhaha uburwayi, ugasanga bizinesi y'umuntu. Ariyo mpamvu navuze ngo byari byiza yuko bari abanyarwanda bariyo, twese turi abanyarwanda, bagombaga kunyuza ikibazo cyabo mu nzira ziboneye mbere yuko guhita kubaza gukoresha amafoto atari ay'ukuri ngo baze guharabika bizinesi, kuko serivisi mbi bahawe uyu munsi zishobora guteshwa agaciro bitewe n'uburyo nabo bakoresheje. Ni nabyo Gakiki yavuze, niba unanenga unenge neza, kuko nunenga nabi ukoresheje ibintu bishobora kugaragaza ko ari ibimenyetso kugira ngo ukure amarangamutima y'abantu ukabikoresha uhimba, ibyo ngibyo nabyo bitesha agaciro, bigaragaza uriwe. Ibi ngibi ndabihuza n'iki nanasoza, aba bantu bishoboka kuba ari nabyo Godfather yarakoze umutojeho, baratewe fagitire y'inyongera. Kuko nubwo uyu muntu avuga ngo waje kuvuga ngo iyo ukodesha icyumba muri hoteli uba wemereye kuzanamo umuntu, s'il-vous-plaît, turabizi neza ko hano muri Kigali hari hoteli bakubaza iyo ugiye gukodesha icyumba, bakubaza muri 2 cyangwa uri umwe, bakaguca amafaranga y'umuntu umwe. Iyo ugiye kwinjizamo undi, kereka iyo mwamaze kugira ute bamaze kubiripotinga yuko hari undi muntu ukuze. Twese turabizi yuko yaba amahoteli yaba iki, hari ahantu babikubaza n'amatesita, hari ahantu babikubaza mbere yuko wishyura kugira bamenye amafaranga arazamuka ngo bijye guteza ikibazo. Ibyo rero niba barashyize amafaranga y'inyongera bakajya gukangisha abantu yuko bafite social medias zishobora kuza zigakora nk'inkota irimbura hoteli ya Marara, Chateau de Marara, ntabwo ibyo bintu dukwiye kubishyigikira. Icyo nemera serivisi mbi si muri Chateau Marara iri gusa, tuzengurutse muri izo hoteli za Kigali wakinjiramo ugasaba serivisi ukanenga ugacoka. Reka tujye uretse no muri serivisi reka z'amahoteli, urabona niba no muri Kigali wasaba serivisi ukaba tayadi nk'ukuntu wari uvuze, tubireke tubyakire nyine tuvuge tuti ni Kigali birahaba, tukora iki? Oya ntabwo ari cyo mvuze. Icyo nashaka kuvuga ubanze n'ibyo ni kuvuga ngo niba tunavuga serivisi tubivuga mu buryo bwiza, tuvuge hano muri tujya kuvuga tuvuge mu buryo muri tugaragaza ikibazo gihari, tutameze nk'aho tugiye kwibasira umuntu mu buryo bwa business peace. Kuko ndavuga urugero Rameki, urabona muri RDB muri system zo kwandikisha bashyizemo ko business ya hospitality hari certificate bagusaba, ntabwo upfa kwandikisha business ngo n'ubuvuze ko ugiye gukora hoteli ngo bakwemerere kuri certificate bahita koyisaba ya RDB. Hari ibyangombwa bagusaba, ariko bagende barebe aba bantu bandikisha hospitality niba ibyo bintu babyujuje, kuko ibi ni byiza kunenga. Ariko ikintu nanenze ni uburyo bafashe hoteli ya Marara bayicurikiraho ikibuga bayirimiraho itaka. Njye navuze ngo mu buryo bwiza serivisi mbi bahawe nabo bakoze ikosa ndetse rigize n'icyaha guharabika. Okay, reka ngushimire. Ariko dukoreshe mu kugaragaza mu kunenga, dukoreshe ibigize ibimenyetso by'ukuri, apana gushaka kurimbura. Okay, merci beaucoup. Mane gumisha papi, mane gumisha ku bitekerezo utanze rwose. Igihe kizagera
igihe kizagera rwose ibyo bitekerezo utanze tubigarure tujye tukubwira tutari ko nyamara natubwiraga gutya kandi urabona ko ari ibitekerezo byubaka kuri Nyagasani Yezu abane nawe. Juste waraswa nk'umwambi se nawe Jise yantanze kuko nazamuye kare cyangwa ni ngiye kare arataravuga twe twafashe initiative hari abantu batatu bagiye kuvuga space nkahita nyifunga dore ko ibi bintu byo guhostinga ntushobora guhostinga space ngo kabiri ngo ushyire uturaso ku mubiri umuntu arararwa ntambarya none rame kuri gushyira imenyane ngaho Jise narangiza nanjye mpishamba nta kibazo. So murakoze cyane ntabwo ndi buze gutinda mu by'ukuri reka nshimire Lamek wabashe ghosting iyi space. Nari kuvuga ibintu byinshi iyo ngewe impamvu ngiye kuvuga yuko ndi buvuga ibintu bikeya ni ukubera ko namaze kubona ko RDB yamaze gutanga guidance yuko kino ikibazo yamaze kugifata mu buryo bwa investigation. Muri make reka nizere ibyo izadutangariza mu byavuye mu iperereza ryayo kubera ko nirwo ruhande numva kugeza isaha nshobora kwizera nk'umuntu utari uhari. Ariko reka mbwire abantu bose turi kumwe hano nk'uko perezida akunda kubivuga tushishikariza yuko igihe cyose wahawe serivisi mbi ukwiye kuyanga no kuyamagana. Ku muntu wamaganye serivisi mbi yahawe uwo muntu ngewe ku giti cyanjye nta kibazo mubonamo. Ikibazo ni ukwamagana serivisi ubeshya wahawe serivisi nziza wowe ukashaka kugaragaza yuko wahawe serivisi mbi kandi iyo serivisi wahawe ariyo wari ukwiye guhabwa. So reka rero nibutse ngewe abantu bari kuvuga yuko aba bantu wenda ngewe uko nabibonye poste ya mbere byari live bavuga yuko bamaze amasaha 2 hoteli idafite umuriro. Bivuga ngo abantu bari kuvuga yuko babonye fagitire y'inyongera yarenze ku byo bari bateganyijwe bakabona bakareklaminga. Ngiye ku giti cyanjye mbona baratangiye kugaragaza ikibazo bakiri muri ive kubera ko muri poste bavugaga yuko bamaze amasaha 2 umuriro wagiye kandi iyo ni serivisi mbi kubera ko n'ubundi mu byo mu birori bigirwa no kuba wisanzuye umwijima ntabwo ushobora kuryohereza ibirori. So ikindi mbona kuri njyewe nsa naho nza gusorezaho ni uko ari aya mafoto ari gutangwa kugeza isaha nka hoteli niba bavuga ngo mwatanze ibiryo bibi uyu munsi bakaba bari kuduhereza amafoto ati dore ibiryo dutanga twese tubizi neza ko umuntu ushaka kwisobanura ntabwo yazana amafoto ari kumushinja ahubwo yaje no kugura ayandi agategura agafotora akakwereka. Kimwe n'umuntu ushaka kuguhararika nawe ntabwo yajya kuzana ifoto nziza ashaka kugira ngo aguharabike umuntu arangiza yerekane ifoto nziza. So ikintu rero njyewe numva abantu turi hano tugomba gutekerezaho ni kimwe. Reka twizere RDB izaduha umucyo kuri iki kintu kubera ko niyo yonyine muri kutuzanira amavideo ngo dore amavideo hoteli yatanze dore amavideo aba victime batanze. Reka tube tubyirengagije kuko ari umuntu watanze ibyo kurya akaba ari kutuzanira video ubu ngubu ntabwo ari kuduha video ari gusavinga aba victime yemwe n'umu victime ntabwo ari kutwereka ari kubirya ahubwo reka twizere yuko RDB muri investigation yabo bazaduhereza igisubizo cyane cyacu. Murakoze cyane. Nzitatira ngaho nawe waretse nkavuga akantu gatoya ku Kibuye as a testimony njya ku Kibuye every time njya mu Rwanda njya ku Kibuye nk'inshuro nkenye ngiyeyo. Amahoteli ahari ni make cyane like nkuko papi yabivuze. So you have to actually gutanga order nk'iyo musohotse mugiye hanze gutembera bababwira se murarya hano ngo tuze kubahesha uri kunyumva Rame? Nzitatira urakurikira reka Claudine yarasabye umunota umwe kandi like ntabwo ari hoteli nk'i Kigali cyangwa se nka hano Houston cyangwa se Paris bahora basavinga every night. They serve by the guests. No n'abaje vuba n'abaje kubasura bategeza nibuze 1 hour cyangwa 2 hours. Ndibuka mpari ushize hari aba customers b'abazungu baje
like yigeze kubivuga ahangaha bitwara ukuntu kubi cyane bashaka gutuka abakozi bahakora na management yuko ngo bamaze isaha bategereje kuko batatanze order mbere yuko basohoka kandi barabibabwira ati niba muri burya hano mutubwire tubategurire noneho donc abazungu bashaka kubasuzugura cyane nyine no to get in their face. You know, we really had to step up and say no, you cannot do that kuko iwanyu ntago ugira abantu gutyo. So the thing is like you have to have the reality of the location. Kukibuye ntago ari nko ku Gisenyi, ntago ari nko ku nk'Ibutare, ntago ari nk'Kigali, ni touristic area ariko ntago nyine ntago ufite abakiriya ba buri munsi. Murakoze. Bye. Urakoze. Okay, ndabona Nzitatira yamanutse. Uwezo we fata umunota umwe ndimo ndamanura abantu bamaze kuvuga kugira ngo mfunge space rwose ndeko nashira uturaso ku muriro. Uwezo. Yes, salamu alaikum. Kumeze ute? Yeah, thank you for ndasoza bahati sinjye yaraburye. Sasa ndavuga nanjye niyotsa hari byo nemeranya n'abavuga n'ibyo nemeranya nabyo. Kubganje iyi story ni story imwe ifite uruhande rumwe. So judgment yanjye rero iraba based on ni story nibyo tuvuga sindabona urundi ruhande rw'abanyiri hotel. So bivuga yuko opinion yanjye irashingira gusa kuri ibi ngibi bikogwa cyangwa ibyo anaje naba nabonye. Ikindi kandi nibusa abantu ko umuntu yakubise induru bisobanura yuko ari ubabaye cyane. So ari kubita induru kugira ngo diverting attention, ari n'igiye kubita induru wababaye. Ariko ari gihe abasen unabonaga nk'abana bamwe na bamwe akarira kugira ngo mubone ko ari we victime, ariko the real victim atari ukwera yuko wendi badashobora ku expressing your feelings nk'ubundi. So ariko rero regardless yuko mvuze iryo jambo hariho itegeko, hano hose hagengwa n'itegeko, hari ingingo y'itegeko tingi niyo muri rura sinzi n'ikindi rundi rwego yatamuse mu 2012 irinda consumer protection cyangwa se irinda consumer. So hari ingingo nka zitandatu rero iryo tegeko rigenderaho consumer afite uburenganzira bwo kuneka, bwo gutanga feedback kuba yabaye satisfied or not satisfied. Consumer afite uburenganzira bwo guhabwa information, consumer afite and so on. So afite uburenganzira bwiwe iyi complaint bakoze biri muri nuza muri within the parameter y'uburenganzira bwabo. Ariko wenda icyo twanenga hano nukuba bakoze mu buryo wenda butari muri protocol itariyo. Icyo nemeranya rero kuvuga ngo hotel niyo Godfather yavuze ngo ni iki kibaho, no kubikibaho nibisobanura ko itatanga service nziza. Kuko at the end of the day service nziza ntabwo zimfitiye akamaro cyane, zifitiye nyiri hotel akamaro nta wundi. Donc service nziza zifitiye nyiri hotel akamaro. Mu byo rero asabwa nawe gutanga hariho service nziza mu gushinga hoteli agomba nawe gukora icyo kintu. Ibyo service ari service zimwe zidasaba imyaka, zidasaba amezi, no zisaba nuza ururimi rwa business, bisaba abantu batari mingi cyangwa bari kandi nimba abantu nanone iyo situation bashobora abakozi barahunga bashobora guhandling stressful environment y'aba consumers. Tuvuge ni ufite akabari at the end of the day uko abantu ni basinda barateza wasereje, abakozi bakora mu bari ebo nanone kuba bara trainingwa guhandling ya situation ya wa muntu ngo ya wa customer. Aho ngaho no gasanga wenda utuntu bisaba training z'abakozi, bisaba amahugurwa y'abakozi, bisaba wenda no gushama abakozi bafite izo competence, cyangwa wenda ashobora kuba ari bahembwa neza akabwo bafata wenda abari hasbezo nuko wenda giye na simbizi. Ariko rero aba bantu batanze kino kirego nimba babikoze cyangwa bazamuye iyi polemique, nimba babikoze mu rwego rwo kwirinda bashiftinga wenda something bad baba barakoze bakihutira kuvuga iwacu tuvuga mu kinyamurenge ngo gutanzara gutuka, bakwera ko babatanze bakabatuka, nibaza yuko inzego zibishinzwe zabakurikirana bagahanwa by'umwihariko kubera yuko business nk'iriya umuntu aba twese turaziranye kugira ngo ushinge ikintu nka kiriya kamemu
twese hano washinga ishyamba rimwe nk'iriya so kuba umuntu yaragizeyo ukawaza ugakora character assassination ya hoteli wenda kubera bezonu nuko we ushaka guhishyira amafuti yawe cyangwa ko abantu bajya bafeeling amafuti yawe bakagira emotion uko wahohotewe cyangwa wakorewe nabi inzego zibishinzwe n'izibikorera ubushobozi zikabasanga bari wrong zizabahane indishyi z'akababaro baba bateye hoteli sinibaza yuko bari ebo kuba bakwafodinga wenda icyo bakwafodinga ni igifungo wenda giremereye nishaka insimbura gifungo cyangwa cy'umwihariko ariko bateje polemique mu gihugu hose no kuvuga no hanze uyu munsi twicana twese tuzikuri hoteli hari abantu bagenda bazi yuko hari abantu bagenda bazi ko hoteli itanga service mbi kuko ntuzagaruka ngo babwire umuntu wawe ubonye akigendera ngo ugende umushaka ngo bya bintu nari nasohoye ngo nari nakubwiye ngo ntago ari ibyo no yarangije already making a mind yuko iri hoteli itanga service mbi ikindi service babaye ntago ari kugahato kuza batashatse manager kubera ko batashatse inzego zo hejuru na hano kuri iyindi side rwa Godfather yavuze ndangiza no gitaraza nimba bari abantu barabehavinze contrary na behavior zigenderwaho muri hoteli cyangwa ahantu ari ho hasi runaka wayi batamenyesha inzego zibanze wayi batamenyesha inzego za polisi so ugasanga aho ngaho rero kugira ngo tuvangure which and which tuvangure sosoma dukuremo inuza soya n'ikigori n'amasaka abantu igihe kingana umunota kuri buri muntu ngiye guhera kuri Godfather kurikireho Sande haheruke Dekeza space nyifunge gutyo ndavuga nyuma yabo kuko ntabwo telefone igiye kuzima ushobora kuba utagiye gukoresha iyi chance telefone ikaza kuzima nzita tiravuga Yesane ntwani banzirize cyangwa Keza banza ni nawe mukuru Keza banza nishaka izime Keza murimo kusetsa mwese umvanze murimo kunyica cyane anyway Ramek, thank you for hosting this space. RDB ifite ikirego yacyakiriye ibindi murimo kuvuga byose no gukora icyayi mu kanwe cya mukara nta bintu biri buhinduke bafite letters ebyiri bazakiriye uwareze n'uwarezwe n'urega n'uregwa ibyabaye byarabaye ariko muvana iterabwa come on you guys really honestly ndagiye ngaburiwe ibiryo ama video murayasora kandi ubwo nabwo ntago muzi ko iryo terabwo murimo gutera ahubwo murimo guteza hoteli ibibazo privacy zabo zaba zaramenyekanye gute ama video yaba yarasohotse gute niba hari ama cameras muri hoteli ko bitemewe under customers ibigenzura hoteli ntago byemewe ko abantu bo hanze babona ama video keretse niba harabaye crime iyo nayo ni privacy ya hoteli murimo nanone murimo murabyicira kimwe ndabizi ko nta threat ishobora guthreateninga bakoze inama babijyaho baravuga bati tugiye gutanga ikirego cyaratanzwe mutuze rero mureke gutera ubwoba abantu nta muntu watitira just because barasomanye ni bakuru hari minus urimo nta minus urimo they went for a wedding they enjoyed they were hungry shit happened until they get to the bottom of this mureke gutera ubwoba nta munyarwanda ugiterwa ubwoba n'amafoto n'amavideos n'amakameras nimubikora nihagira nibisohoka it's a problem about the hotel and their privacy and that will actually take it's not even 5-star yet it will take it to 0 stars 100% ha hotel ishobora gusohora ama videos niyo bari muri corridor keretse ari abantu bayifati so stop the threats the girls came up bandika ibyo banditse babijyanye bafite aba lawyers na hotel ifite mu lawyer. Let's wait and see what's going to happen. But still, nihazagira umuntu gutera ubwoba niba waragize customer care mbi, service ikaba mbi, come out and speak out. Give facts. We're here. We will listen.
we'll take it further. RDB, Visit Rwanda, blah 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 blah. Ibyo nibyo minisiteri y'ubuzima ishinzwe amahoteli kujya kureba ahantu abantu batekera. Ibyo byose niho biri. Ahubwo ndagira inama abantu bazajya batangira bafata amajwi ukuntu abantu bavugana n'aba customers. Mwabivuze neza hano ngo iyo mugiye gusohokana ugasanga ujyanye n'umuzungu ahantu akaba ari we ibyo bimbaho buri gihe. Muriyo nashatse wajya aho nagomba mpari. Until now in 2025 biraba Kigali. Ukagenda ukicara bakazana menu bakayimuha wowe sasa vraiment mini escort ngendi escort. It still happens but we talk. Ubivugira aho ngaho byananirana ukabizana hano. Bring it, let's solve it. Let's build our customer care service brick by brick kandi tuzabigeraho. Harabwoba muri jyane muri pfumbate muryamane na riki. Rameki jya kuryama burije ejo ufite akazi. Murakoze mwese. akaba arayishoje tekeza tumuhaye ijambo ya hoteli zero kamera ziba ziri hejuru ya hoteli yabishaka no gabonera dame ko tumuhaye keza ijambo akaba dushoreje space ari nyina ngiye kuvuga kujya kuryama igihe wavugiye sande ntabwo uraruha umwana arakana n'amatsina ubu koko ibitekerezo batanze erega nisubiyeho ngaho ufite bachelors muri hoteli ngaho wasabye akazi ngaho washaka gutraining abakozi ngaho Visit Rwanda ngaho tuzamara afite masters mu kuyobora amahoteli afite masters nabonye degree ye rwose mu kuyobora amahoteli twabibonye twabimenye uzana training ngaho wandikiye marara nakuzi Sunday ijambo ni ryawe Godfather urashaka guhumuza gusoza ijambo mukaba muri kuvuga amagambo yandi hasi ntabwo ngarutse kubera Tekeza avuze kuri intuza kuri gutera ubwoba ntabwo munamaze mumenye ngo hoteli bari abantu bari bahari abantu ni barutwitsi n'abatwitsi n'abantu ba social media ntabwo video twabonye nta niya hoteli yigeze izamo ibigoro byose biri hanze ba nyirubwite ba nyiri guhabwa service telefone zari zishinyitse buri kantu kose kakorwaga hariya urabizi nawe abana b'Kigali none sizo nizo threat turimo gusohora ngo kuko bavuze ngo service ni ntabwo ari threat Keza ntabwo ari threat Godfather ko bivuze ni threat ntabwo ari threat ndaza kugusobanurira nyumve first of all je urabizi ntabwo kizikira service mbi ntabwo je ushobora gushyigikira service wayishyigikiye wayikaresheje wayibembereje oya ntabwo nakishyira service ariko nta